Gutaha tuzakora ibiruta ibi kubera ko nasanze ari igikorwa maze kuganira n'umufasha wanjye yifuza ko ari igikorwa twazadukora buri mwaka kandi kine cyaguka kurushaho. Rero Imana ibaha umugisha, ni byinshi navuga ariko ndumva rwose nababwira ko mbakunda kandi uko turi abaturanyi ubwo tuzakomeza tujye tugongana mu makaritsiye. Yego, reka nsuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza nibwo mu masaha make cyane ashize, amasaha rwose nkane gutyo, kubera ko hari ku isaha y'isa 11 gutyo zikiri isaha y'isa 12 nibwo witwa Mugisha Benjamin uzwi ku izina The Ben akaba n'umuhanzi, nibwo uyu munsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2026 we n'umufasha we Miss Uwikeza Pamela berekeje mu gufasha imiryango imwe n'imwe itishoboye, ndetse harimo kuba babishyurira ubwishingizi mu kwivuza, ibiribwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ni igikorwa cyiza. Pamela yasabye umugabo we ko ashaka ko bazajya bagikora buri mwaka. Ni igikorwa cyiza gikomeje gukora benshi ku mutima, benshi bakomeza kugenda bagira bati uyu muryango Imana ikomeze kugenda rwose wagura, ibaha amahoro n'imigisha, ibagirire neza. Ngira ngo namwe mu mashusho nyine mwatangiye mwumva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko n'aya ngaya muri kugenda mwumva. Hanyuma ngira ngo nyine ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ni byinshi, bari gukomeza kugenda bashimira uyu muryango. Uyu nguyu yitwa Lohada yagize ati uyu niwe muhanzi kabisa, ubundi abandi mubareke. Uyu nguyu yitwa Diema yagize ati cyakoze Ben ni number 1, abandi barabeshya cyane. Uyu nguyu yitwa Innocent yagize ati none ni ngombwa ku karubanda. Nekeza ko ibintu byiza nta kubisha nyine ntago ari sawa. Rero ibi ni ibikorwa byaha n'abandi urugero rwiza. Rero nekeza ko ikibi ari cyo umuntu yakagombye kuba yahisha, cyangwa se igiteye isoni, reka mvuge gutyo. Ariko kandi hari n'ikindi kintu kibi gishobora kugaragazwa muri societe kugira ngo kibonwe n'abashinzwe gukumira icyo cyaha, kugira ngo kibe n'ubundi icyacika mu bantu. So rero kuba umuntu yakora igikorwa cyiza akabishyira ku karubanda, nekereza ko nta kosa ririmo. Uyu nguyu yitwa Jose yagize ati ni wowe rata, Imana igukubire 7. Uyu nguyu yitwa Bizimungu Etienne yagize ati cyaze Ben ugira umutima mwiza kabisa, n'umufasha wawe Uwiteka abakomeze abagure muri byose brother, abakurize n'umwana wanyu Runa. Uyu nguyu yagize ati Yvonne, uyu nguyu yitwa Yvonne Mukashema yagize ati ndabona wiganye nyambo kabisa, muzamushimire yabahaye igitekerezo kizima. Anyway, Nyagasani abahe umugisha mu bikorwa mukora by'urukundo rwose. Ndagira ngo nsubize Yvonne, wivuga ko The Ben yiganye, wivuga ko uyu muryango wiganye, gutanga ntabwo babirebera ku bandi, ahubwo ni impano Imana ikwihera. Uyu nguyu yitwa Gilbert yagize ati amaherena, ibisatsi, ibizinga bizingazinza pungira ngo aba ni bamwe nyine bajya bagira gutya bakajajinga umuntu, ariko nekeza ko bitari na ngombwa, reka tubiho. Rero uyu nguyu yitwa Cyuzo Alice yagize ati wow mbega byiza. Uyu nguyu yitwa Annie yagize ati oh Imana ibahe umugisha pe. Uyu nguyu yitwa Tag yagize ati The Ben niyo mpamvu ari umwami. Uyu nguyu yitwa Rogan yagize ati cyakora. Uyu nguyu yitwa Gilbert yagize ati ese ubundi ntangaye n'uwabivuze mutangiye imbere ya kamera, abo mwabigeneye ntibayabageraho. Yego wabikoze, ni igitekerezo ni cyiza, ariko byaba byiza kurusha utabizanye hano kuri kamera, ariko nekeza ko nta kibazo kirimo.
nge niko mbyumva. Uyu nguyu yagize ati thanks Ben for serving the life